uwaryo umutsima wa nyuma nzaguharira. Kweli uri inzozi zanjye zabaye impamo. ni igitabo ya Defanse mwihangana. Ndagira ngo dutangire itangazo ku mugaragaro mu izina ry'umushumba mukuru Bishop Fidel Masengo. Soni TV imbere yawe ni Samu uko mubibona. Imbere yawe. Hayo mu cyongereza ni In front of you. In front of you. akora ari mogoshe. Yego. Okay. Rumaga. Rwanda ruzira umwaga. Ni amahoro. Ni amahoro. Haje yitwa nde? Soni TV. Suni. Yakora uziki Suni. Ndakora gishaka ini box. Suni tagira nimero bandikira. Suni TV imbere yawe. Soni TV imbere yawe yari wowe mu izina rya Yesu, amen. Ngaho Alain ufite amagambo ari ku mutima ushaka kubwira umukunzi wawe, karibu. Zamura ijwi Alain, bariya bose bumvega, ntabwo aho mubwira wenyine kurabwira iteraniro. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuri njye, ko mpagaze hano imbere yanyu mfite umutima wuzuye urukundo, mpamya ko nahisemo neza. Nahisemo wowe mukundwa wanjye Bijou. Uri byinshi kuri njye, uri inshuti yanjye ya mbere, uri uwo nsangira nawe ibitekerezo byose, uri n'utuma nseka niyo nta mpamvu ihari yo guseka. Sinavuga ko ndi intungane kandi ndabizi ko nzajya nkubabaza rimwe na rimwe, ariko ndakwizeza ko nzajya mbigusubirisha urukundo rwinshi n'imitoma itarangira. Ndagusezeranya uyu munsi ko nzahora ndi hafi yawe mu byishimo no mu bihe bigoye, mu gusetsa no mu marira. Nzaba uwo wizera, uwo wishingikirizaho, n'uwo uzahora uhamagara ngo uwe. Nzagukundira abawe bose. Mu buzima bwacu tuzahura n'ibigeragezo, ariko nzi neza ko urukundo rwacu ruzaba imbaraga zidufasha kubitsinda. Kandi niyo twajya tugirana impaka zito na zito, kumenya uwaryo umutsima wa nyuma nzaguharira. Kweli uri inzozi zanjye zabaye impamo. ni igitabo ya Defanse mwihangana. Uri inzozi zanjye zabaye impamo. Uyu munsi nguhaye umutima wanjye wose, kandi ndaguhitamo uyu munsi, ejo n'iteka ryose. Reka Yesu tumuvange muri ibi byose, ndabizi ko azabivanga neza. Murakoze. Amen. Kweli katwumve mitoma ya Bijou nawe. Niko imvugo z'iki gihe, magambo meza yo ku mutima. My love. You're the reason my life is. Zamura ijwi mama. My love.
You're the reason my life is complete. I'm truly Tegereza grateful mikro. for you, your patience and your standfast support you have provided. How are you? uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo. I've been waiting for this day since 3 years. I promise to love you, to love your friends and family and everyone. I promise to be on your side, mu byiza no mu bibi. Imana izabimfashamo. Amen. Uwo yabwiraga yumvise mwihangane, n'ubundi abageni ntibazavuga cyane. Ego. Dukomere Imana amashyi. Hari murakoze cyane bashumba, mushobora gusubira myanya yanyu. Kananje nagafoto kamwe. Ndagira ngo dutangire itangazo ku mugaragaro, tangazo ryiza ry'umugisha. Kuva uyu munsi Ale ni umugabo wa Biju, Biju ni umugore wa Ale. Abimana ihuje, abimana yagize umwe, umuntu ntafite ubushobozi n'uburenganzira bwo kubatandukanya. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana y'abahanuzi, Imana nyiri ibihe ibaho umugisha mu rugo rwanyu, hahore amata n'ubuki, hahore ubumwe n'imbaraga, mu izina rya Yesu, amen. Kasabe muyobozi wa gahunda. Ikindi cya kabiri, mu izina ry'umushumba mukuru Bishop Fidel Masengo duhagarariye hano uyu munsi, arabashimira cyane cyane Ale kuko ni umukristo wa Foursquare binyuze muri Shalom Family abarizwamo, nkaba ndi umuyobozi yo Shalom Family. Hari impano twageneye iyi couple, bagenzi banjye niba bari hafi batambuka tukayitanga, hanyuma n'amaturo mukomeze muture, dutange iyo mpano, hanyuma abaririmbyi baraza kuririmba dusoza, barahita bakomeza basohoka. Imana ibaha umugisha, murakoze. Bagenzi banjye nibatambuke baza niyo mpano. Bicaye twari twabivuganyeho. Okay, baje. Yes. Imana ibaha umugisha cyane. Abaririmbyi mutambuke, Aimable ducurangire neza, tuza gusoza mu kanya. Mukomeze mutanga amaturo.